gusengera nta muntu waba mikrofone se n'yihuse. Haleluya. Amen. Mana ishimwe. Yesu niyamamare. Niyamamare. Nitwa Uwizeyimana Brandine, abatsengera itorero Sepa baramo umurimo w'Imana w'uburirimbyi. Ni ukuri twaciye hano tugeze hari dufite ahantu tugiye ndi kumwe n'uyu mama tugeze hano kumva barahimbaza urugendo turabisubika uvuga kuza mu nzu y'Imana. Ni ukuri kandi twahaboneye ibyiza, ni ukuri twishimye ibisigaye Imana iduhaye umugisha. Mama w'abana batatu Imana iduhaye umugisha. Imana igire gute? Imana yambwiye ngo fata mikrofone tuvugane. Uko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo umugambi Satani yarafite ku buzima bwawe, hari umuntu urimo kugupangira kugira ngo agushinje ubuzima. Yego. Imana irambwira ngo amaso kandi usenge cyane. Ikintu cyarakiye gusenya gusenya mu rugo rwawe, gusenya mu bavandimwe n'inshuti, ariko kubwo kuza mu nzu y'iki y'Imana. Imana igiye mu izina ryanjye. Ikindi cya kabiri dusenge Satani akure urupfu mu rugo rwawe. Amen. Haleluya. 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 Nimufashe. Haleluya. Amina. Amina. Ishimwe Imana. Iki cyamunsi twavuye mu rugo twerekeye twese ko ntabwo mazi, ariko twagiye tuvuga tugenda tugende turebe ko hari ikintu twafata. Nageze hano numva ndafashwe. Mbona uriya mudamu yicara twebwe bararimba numva ndafashwe. Bwira mwene ndabona ko numva nashaka kureba hano. Haleluya. 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 Haleluya muzima. Amen. Amina. Ubwo nanjye ndi umumama w'abana bane n'umugabo umwe, nkaba nsengera mu itorero ryitwa Sepa, ndi umuririmbyi Imana mwene data, ariko nshimye Imana cyane kuko ejo narariye ijambo twagizeho birenda gusa, n'uyu munsi ndongeye Amina. Twize kudushaka ku imbaraga zidasanzwe, none twize ku maboko. Aya majambo y'uyu munsi na y'ejo araturyoheye kandi n'ukuri aradukomeje. Amina. Amina. Ubwo rero kubw'ibyo Imana iduhana umugisha, gusa mwakoze kutugaburira mwenze neza. Amen. Amen. Imana yambwiye ngo uko Imana yambwiye mubwire ngo yagukijije indwara eshatu. Warwaraga umutwe ukumva umutwe ntabwo umeze neza. Kandi nambwira ngo ni ibintu warenze bashakaga ku mugambi Satani yashakaga wari kugira ngo usare wirukanke. Ariko Imana irambwira ngo uwo mutwe ntabwo uzongera kugira ukundi mu izina rya Yesu. Ikindi cya kabiri wajyaga wumva amaguru akubya ndetse akanabyimba, siko bimeze? Imana irambwira ngo nimubwire ngo aya maguru umunsi urega ibyo bintu wagombaga gusara, ariko niwasara ahubwo bizamuka mu maguru bijya no mu mutwe. Imana irambwira ngo imigambi yose yivuje mu izina rya Yesu. Kandi cya kabiri wari ufite umwuka ukugendaho w'urupfu wo gukenyuka, ariko Imana irambwira ngo byose bivuye mu izina rya Yesu. Uyu ni umunsi Imana ituzanye mu nzu yayo kugira ngo ikugire neza, kandi kuri iyo myuka yose yakuboneka mu izina rya Yesu. Zamura ikiganza cyawe ku mutwe hejuru, gira gutya gira gutya kwa mukuru uburizi bw'Imana Imana ishyizeho. Kuko ni uburizi bw'Imana Imana ishyize gute? Ishyizeho kandi kamwe mashine cyane uburizi bw'Imana. Haleluya. Ndakuzera Imana Diane. Ndaturutse mu birembo nsengera kuri Pefa ikinyarire kugeza kuri Mungu. Amen. Abantu bose baturutse kuri Pefa Imana igire gute?
bamugisha imbaraga niki kisagire gute abishimire mu izina ryanjye ya Yesu. Yego. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Iteka ryose. Yesu habwe icyubahiro. Haleluya. Turamukunda turamwizera. Tukamera amashimwe cyane umwami w'abandi ukiza mu izina rya Yesu. Yewe bandika Murebere Consolation. Yego. Sengera kuri Restoration Church Masoro. Yego. Ubwo ni umumama w'abana barindwi. Nararitswe kumuvandimwe tubana duturanye. Ari hehe umuvandimwe akuraritse? Umukecuru wanjye Imana umugisha rwose. Haleluya. Amen. Yambwiye ko hari ahantu ateranira, arahankundisha arahankumbuza, numva nanjye nishimiye kuhamenya kubera ko nkunda umwami Yesu kandi nkamwiringira, ndavuga ngo tuzajyana nanjye mu mafatanyabone. Amen. 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 Dore natwe ejo twari twateranye mu iteraniro ryacu turi kuri season yo kuvuga umwuka wera n'imbaraga zawo. Ubwo rero turi muri ayo mavuta. Mwebwe imbaraga z'Imana amaboko ye. Haleluya. Urumva ko ibintu bizaga ibintu bisoreza Yesu Imana ibahangisha twese nabakuze kandi nabanezero. Amen. Imana igumugisha. Ikiri Imana yamwe mubwire Imana ikwize guhuma amaso warigiye guhuma amaso imbara gihe ariko kora ku maso yawe uvuge Imana iri mu kazi. Vuga Imana iri mu kazi. Kora aho ugiye uvuge Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi mu izina ryande rya Yesu. Wongere ukore ku mugongo wawe uvuge ngo Imana iri mu kazi. Vuga Imana iri mu kazi. Vuga Imana iri mu kazi mu izina ryande rya Yesu. Imana niko ivuganye nanjye. Imana yambwiye ngo nikubwire ngo Satani gahunda yari afite yari kuguca umugongo bakawubaga ariko imigambi ntabwo izagira gute ntabwo izahama kandi mbonye mu by'ukuri rwose bakubaga umugongo ariko utanareba ariko iyo ni imigambi Satani afite ntabwo ari imigambi y'iki y'Imana. Icya mbere ni iki ni amakuru. Iyo tumenya amakuru Imana ibikora mu izina rya Yesu. Cyane kubwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Twagiye. Imana kuba nsanze mugikora umurimo w'Imana. Turacyakora ni ukuri Imana ibyumvire mu gihugu cyo mu ijuru kuko narabakunze ni naho natangiriye gusenga. Yesu nahangaha yewe ukumva bisi njyewe kigake nafatanyaga nawe umurimo ariko namaze igihe kinini ntaza gusenga kubera uburyo Satani aturwanya nawe murabizi ariko Imana nshima Imana ko ibifite impamvu y'imperuka amaboko abatunguye. Nshimye Imana kuba mugikora umurimo wayo nk'uko bikwiriye. Nshimye Imana kuba nabashije kugera ahangaha amahoro kandi nkaba nshima Imana ni ukuri kuba mva ndishimye bihagije Imana yo mu ijuru ibyubu. Amen. Ni ukuri nitwa Amahoro Jeanne kandi nkaba ntabwo ndakirwa nkaba nifuza kwakirwa muri ADEPR Karama. Rwose Imana igufashemo. Imana ibimfashemo kuko ari ifite imbaraga zirenze izacu. Bisigaye Imana iduhana umugisha kandi umumama w'abana babiri. Amen. Kristo aduhana. Amen. Uriya mubyeyi Imana igira gute? Imbaraga ni iki? Kristo amwishimire mu izina rya Yesu. Hano harimo ababyeyi bagera mu 8. Nagiye kubona umuntu afite abana babaryamisha neza n'abana batoya guhera ku mwaka ujyana ku mezi. Nagiye kubona mbona abana babo bose baryama bacuramye barebeka. Ndabwirwa ngo Satani asanga bari abana baryamye neza akabafata akabacurika ariko bamanura bajyana mu rwobo arashaka kubica. Ndashaka kugira ngo umubyeyi uri ahangaha ufite umwana uracuramye ntahaguruka bavuga abo kuva gusenga Imana yose ni benshi n'abamama bagera mu 8 uko igihe reka ntibanyura ahangaha nawe kadusenge uko iki kintu ndakibonye mbonye ko Imana kigereka muri aka kanya dusengera aba bana. Mana mu izina rya Yesu ubasha mpabwa n'ijambo ryawe turikanye umwuka w'urupfu ku bana bacu tukanye umwuka w'abadayimoni mu izina rya Yesu kwisi hasi mpirigishire hejuru Satani ashaka kwica Satani ashaka kurimbura kuri twasi mu izina rya Yesu. Baba bacu turabasengera turabashikarisha mu izina rya Yesu. Imbaraga y'Imana ikora ikiza sanga bari abana kandi bakoreho marayika y'Imana bagendage naho mu izina rya Yesu. Amen. Nicare n'iki nari mbonye ko Imana bageretse ngahita afatiraho kugira ngo Satani atazatwiba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
nitwanya gasanyarazi yego abana turetse musave abaneranira muri nihokora iriba ry'amazi musave abanifuje guterana namwe n'Imana Rwanda. Imana imwikiyemwe imbaraga ni iki musagira gute amwishimiye mu izina rya Yesu yego twibuse. Haleluya Amen. Haleluya. Nitwa Tumukunde Josiane naburi musave nanze kugera muri ADPR Karama abana raditswe n'umuturanyi wanjye witubande ari umuturanyi muratse Imana niho Imana imuhungisha rwose yararetse nubwa mbere neranye mwumva ndafashijwe niho bwa mbere nakomeye Imana amashimwe niho bwa mbere ateranye kuva yaho akomera amashyi. Haleluya. Ubwo bwa mbere kuva yabaho ateranye agufasha ntabwo tumuhataga hagume nimba hashaka hagume ntabwo tumwirukana ariko natashaka ntabanza cyangwa nuko yafashijwe gusa icyangombwa ni uko yafashijwe gusa ntabwo nange ndembe uzaguma ahangaha azahaguma ahangaha azabana ntabwo azaha. Amen. Turawakira gusa ubundi akamubwira nujya ahantu bakaguha ibiryo byiza ukarya ugahaga neza uzasubireyo ureze siko bimeze ugiye ahantu bakaguha ibiryo ukarya ugahaga ukagubwa neza ejo ntiwasubirayo kereka ari hano. Amen. nanjye na perezida Rwamagana Rwamagana na perezida nsengera muri ADPR abandi umukristo ubwoko gatarika nanjye nkaba nifuje guterana namwe rwose. Mani muki imbaraga ni iki inyiri kigiye guterwa nde mu muryango wanyu wasaza mu muryango tuvuga ngewe ndabona ninde mu muryango wanyu niwe bishaka gufata biranakwira njyewe bishaka gufata ahubwo uramenye turi gufatira aha ndakubwira ngo kuri yewe ubwize haguruka ngiye kubona muri imisozi by'umuntu w'umukecuru ushaje cyane ngiye kubona mbona birimo birirukanga ariko bimusanga ngiye kubona mbona bimufashe kubita hasi amara n'amasaha abiri aryamye ndabwira ngo ngiye kubita hasi kwemeze ajya yikubita hasi akamara nk'isaha ageze gute aryamye ngiye kubona mbona ku isaha ya kabiri akimara kubyuka akora n'umwenda arirukanka ndabwira ngo ibisazi ni muriho ahubwo turamusangira mu izina ryawe turamusangira mu izina ryanjye turamusangira mu izina ryanjye turagusengera humura uyu munsi uwo mwuka uragenda mu izina rya Yesu uwo mwuka uragenda mu izina ryanjye mwakomeye Imana cyabashyi cyane uwo mwuka uragenda mu izina ryanjye uwo mwuka uragenda mu izina rya Yesu Kristo aje mu kanya nigiye mu kanya ko gusenga ntabwo aho twakira abashyitsi nta mpamvu yo kuza mpagarika abantu b'abagabo bahagaze ndaje usengera uwo mwuka umwuka uraza kugenda mu izina rya Yesu Imana iraza gukora imirimo n'ibitangaza twagiye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. nanjye nitwa Irabayo Elisa Yego Elisa nsengera muri Gatolika kwa Nyagasani Nyagasani ikizimwe nikwemera kumwe ibagisimwe imani Nyagasani
n'ubundi twagiye pahe yewe kuba sivisi twumvise mubahiriza amesa haka umugabo nkafite umudamu yego ijambo ndarikunda ni kuri amen tukomere Imana basigaye tunakurira muri Imana cyane bende Imana amen Imana igiye gute amen amen haleluya amen ko nanjye ndakora kuri Yesu nanjye ndakora kuri Yesu amen haleluya nawe kuri muri Yesu yego amen abantu bakora kuri Yesu kuko amen abantu bumva ko babonye Yesu kuko amen haleluya Yesu ijambo rivuga ngo nukora kuri Yesu urakira abantu bamaze kwakira gukora kuri Yesu nuvuga ngo amen yenda kwakira haleluya twasengure ni Elisa amen tumuvuga butumwa amen amen dore na DP amen amen nunda bavuga Imana yego kandi hari Imana ndani ahari barahamenye mufite Imana wakime Imana bashimye cyane kuko haleluya Imana mukora muzagira ute muri abanyamugisha cyane haleluya murahirwa amen haleluya amen amen haleluya amen haleluya amen ahantu hari Imana ahantu hari Imana amen hari umuntu wigeze kundandikira rimwe mbura intege cika intege biranga haleluya ariko uyu munsi w'umwuka wa nyiranga haleluya nabyutse mbura amahoro fata inzira ngo njye mu kazi biranga haleluya amen haleluya amen bakwiye kuri twe senga umurimo Elisa haleluya ngiye mu kazi biranga y'umwuka w'Imana ari kugenda ndabyumva haleluya haleluya ababyumva natwe naje mbabaniza Selemani ndabose yumva mu by'ukuri sizi ukuntu Selemani yanje naje mbabaniza Selemani ndaje mbira Imana niba atari kumva yitwa Selemani haleluya amen ariko nasanga afite Imana ahandi turi bashima cyane n'umwuka haleluya haleluya rero nadeteri nati dukomeze dusangire iby'umwami yaduhishiye kandi ni byiza haleluya aba maso barabona Imana haleluya aba maso barabona Imana kandi muri abanyamugisha abo umuntu uvuze ngo ntagasongera kuva ukuri ntuzahave kuko urahiriye arahiriye ntuzamahanga Imana umugisha utubu kiganza Imana igiye gute Imana umugisha imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu mumvugire Imana mumvugire Imana Imana yacu nziza mumvugire Imana mumvugire Imana haleluya haleluya amen Yesu ashimwe cyane ndongera ndanezerewe Imana ishimwe nshimye Imana
Imana yanyise umukozi w'Imana kandi kwangira umwana wayo ndayishimye cyane. Haleluya. Ikindi cya kabiri nshimye Imana, data na mama banyise Nishimwe Emmanuel. Haleluya. Heruka ahangaha kera ntabwo ndi umushitsi ariko numvise ko ndi umushitsi kuko nari mpahitse kera. Haleluya. Ariko ibintu byarasobanutse. Kuko Pasiteri Selemani nari muzi noneho ngubu kiri kubye kangaye. Haleluya. N'iterambere ry'umuntu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi yobora ubwoko bwiza cyane uzabugeza imbere y'Imana. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Hamwe n'ibyo rero ndi umuvugabutumwa, nkaba ndi n'umunyamasengesho, ndi umuririmbyi, n'ukuri muri byose Imana yacu ibaha umugisha. Nishimye cyane, nanezerewe. Rero umuhungu wanjye mu buryo bw'umwuka nakwize ndavuga ngo ngiye gusengera kwa Selemani, byanga bikunda byanga binoga niho nteranira mu biringiye Uwiteka. Ariko nshimiye Imana cyane kuko Mwuka Wera ntahandi ari mu biringiye. Kuko nafashe Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Gira mugenzi wawe ngabera mu mwisi nizo pura Uwiteka yishimira. Amen. Haleluya.